byanga Yesu ntabwo ari injegageke, ntabwo ari umwami utererana ingabo ku rugamba, ntabwo ari umwami utazi kwisobanura, kuko mu mujyi wa Damasiko yarahagurutse arivugira abaza Sawuli ngo Sawuli undenganyiriza iki? Arihagije rero, arihagije kandi tubanze tuyihamagara akanya gatoya. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimire ko wongere kutugirira icyizere cyo kuba ku birenge byawe, ukaba ukiduhaye umwuka wo guhumeka, umubiri n'umwuka bikaba bikiturimo, natwe tukaba tugiye kuvuga ibyawe turi twenyine twayoba nk'intama zitagira umwungeri, ariko uri kumwe natwe wakora imirimo n'ibitangaza, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Twirukanye shitani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dufashe mbere gukora kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, n'ukamye turayikabukiye mu izina rya Yesu Kristo. Duhaye ikaze umwuka wera na Yesu n'Imana Utatu Mutagatifu, kugira ngo ubane natwe kandi uduhe tutagira naho turi busoreze, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kubaje uyu munsi amazina yanjye n'Ibigirigirindo Fabiane, uturuka iburasirazuba mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiramuruzi. Yesu yangiriye neza, cyangwa Imana nanjye yarangendereye ingirira neza. Mu rubyaro ni umugabo ufite abana 8 n'abuzukuru 3, kandi mu by'imyaka nabyo na Yesu arangengeze mu myaka 52. Ndi hano rero mu butumire bwanyu, turabashimiye kandi abagize muri abashinzwe iki giterane cya Isilamu, turabashimiye. Imana ibahe umugisha mu gukora uyu murimo utoroshye wo kubwiriza abantu kugira ngo bamenye iby'Imana, cyangwa tubiganireho abantu bongerwe igihe cyo kumva iby'Imana, dore ko no kuramuka ari impano umuntu aba ahawe. Iyo umuntu abonye ijoro ryije rigacya, ntagire ngo ni ibyo yaguze ku isoko, ahubwo ni umunsi mukuru Imana ibimuhaye, kandi mu by'Imana yamugeneye gukora hari icyo ibishaka kugira ngo akore. Ariyo mpamvu nanjye nisanze aha ngaha, kuko mu kwaho kwanjye ntabwo nigeze ntekereza ko nzahagarara aha hantu, yewe nta n'undi wigeze abitekerezaga bibi, ariko nagiye kumva numva ubutumire bwanyu, nanjye nejejwe no kuba ndahareba. Mwarakoze kudutumira, mwarakoze, Imana ibahera umugisha, kuko abantu b'Imana bakwiye kuganira iby'Imana kugira ngo byanga bikunda abantu batazagira urwitwazo. Ndi hano kugira ngo nanjye mpamye Yesu nk'umwami w'umukiza. Ese abantu Imana bayivuga gute? Abantu Imana bayizi gute? Yesu ni we wenyine waje kugaragaza Imana iyo ari yo, kuko abantu benshi byari byagiye bibayobera. Imana utabasha kumenya, Yesu niwe wayikumenyesha. Buriya kuyobora abantu birarushya, abantu bagiye bayobora kenshi bagiye bananirwa kubera kuyobora abantu, kuko abantu bajya bananirana. Muritegura kudufasha? Yesu abamugisha. Yesu aragufasha pastor. Sawa. Katubanza twumva umuhamagaro, tuza gukomeza. Akoze. Batubishimiye itegure ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 4. Ku nkuru y'Umusamariya kazi wari uje kuvoma. Soma. Umusamariyakazi wahuriye na Yesu ku iriba, ndashaka kuko tugusomera. Soma. Yohana ibice 4 ku murongo waho, ni urwa mbere rwa Yohana. Ntabwo ari inzandiko, ni ubutumwa bwiza. Yohana 4:10 na tukurebe muri Yohana 4:10, Yohana 4:9.
reka duhere kuri gatanu ku icyenda ku mutwe w'amagambo usoma karindwi aravuga ati umusamariya azaza kuvoma Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya umusamariya aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute icyatumye baza cyo nuko abayuda banenaga abasamariya Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we nawe uba umusabye nawe akaguha iby'ubugingo undi ati databuja naho ngaho paze soma ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he mbese utasogokuruza Yakobo wadukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi ntazongera kugira inyota umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho umugore aramubwira ati databuja makuru ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite Yesu aramusubiza ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite afite abagabo 5 n'uwo ufite ubu kuko wari ufite ubu aravuga tuvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu uwawe ibyo ubivuze ukuri ubivuze ni ukuri umugore amubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi basogokuruza bacu basengeraga kuri umusozi nawe mukagira ngo Yerusalemu niwe wakwiriye gusengerwa Yesu aramusubiza ati mugore mwiza nyizera igihe kizaza ubwo batazaba bagisengera data kuri umusozi cyangwa Yerusalemu dore mwebwe wo musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga icyo tuzi kuko agakiza kava mu bayuda ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ko basenga data by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene bo aribo bamusenga Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri nicyo numvaga nshaka kubanza kubabwira abantu babayeho imyaka n'imyaka ariko batazi Imana basenga ni bwoko ki Imana basenga imeze ite Imana basenga bageze aho Abisirayeli ngo babone Mose atinze ku musozi wa Sinayi babwira abandi baramubwira bati mwaradushutse kandi none turemera Imana natwe tuyisenge tuyireba ngo baravuga ati mukwatura impeta zanyu barazikwatura babumba n'ikimasa baravuga bati dore Imana yanyu Mose agarutse avuye ku musozi azanye amategeko ngo ararakara yakubita hasi arababwira ati ibi mwakoze ibimenyetso by'uko umuntu afite intege nke ukwizera confidence Yesu rero Samariya kandi ubundi abayuda n'abanyasamariya baranenanaga kandi bakanenana bose ari bene Yakobo nk'uko abanyarwanda banenana kandi bose turi abanyarwanda aba Bayisirayeli mu kunenana kwabo byari byaturutse ku mwami Salomo amaze gushaka abagore benshi aza kugushwa nabo kuko hariho ikiyaga iwabo akazana ikigirwamana cy'iwabo akajya bagisenga nawe kugenda acika intege bituma aranga ibigirwamana by'abagore baranabyubakira Imana irakara dufite Imana irakara cyangwa ukishima Imana imaze kurakara ngo ibwira Salomo iramubwira ngo nzaguhana ariko kuko mukunda ntabwo nzaguhana ukiriho nzahana umwana wawe ngo kandi nawe nzamuha igihano gitoya kugira ngo ntakubabaza ngirire so Dawidi dufite Imana ishobora kukugirira neza umwana wawe yitaye ko wayigiriye neza nuko
ayobora ingoma abo icyo gihe abo bandi bagiye kuri Petero ayobora ubwami bwa se. Hanyuma umuhanuzi Ahiya aza gusanga umukozi wabo witwaga Rehobowamu umuhungu wa Nebati, aramubwira yaravuye kuguru umuhanuzi yaravuye kwigurira umwenda awutanga umwuka bati ngo utanyaguze awutanga ibice 12 awutanga ibice 12 aravuga ngo mpera uriya musore umuha ibice 10 akira niko Imana imbwiye ngo ngushye aramubwira ngo mubwire ngo muhaye imiryango 10 ya Isiraheli uzayiyobore nawe ubere umwami. Abyumvise kuko inkuru zamenyekanye bashaka kumuhiga aratoroka ajya mu Egiputa. Ariko igihe kigeze Abisirayeli bayobowe n'umuhungu wa Salomo bajya kumubaza bati isoko yadukoreshaga igitugu none wowe watubabarira ukakorohereza tukakuyoboka. Barababwira ngo mugende nzabasubiza. Mwabaza abasore bahangana bati ko bangiye ngo mborohereze ndabigeza nte? Baravuga bati we kubita abantu we cyo kubita abantu ngo baza abasaza baravuga bati borohereza abantu bazagukorera cyubayobora neza. Ngo yanga inama z'abasaza yemereza abasore bagenzi be. Nuko bagarutse kumva igisubizo ngo arababwira ngo agahera kanjye kazaruta ikiyunguyungu cya data. Bahita ngo bari muri ntacyo dutwara no kwa Dawidi. Niko kugenda batumira wa mugaragu wabo Rehobowamu ategeka amajyaruguru mu mwami w'imiryango 10, amajyepfo y'Ubuyuda abo bagisamariya basigarana imiryango 2. Israheli bicitsemo Abisirayeli babacitsemo amama 2 azajya yoborwa n'abami 2. Batangira kunenana kuko bamwe bitwaga abubaha Imana abandi bakabita abapagani. Nubwo buryo rero Yesu yageze i Samariya asaba umugore amazi. Uwo mugore aramubwira ati kuri Umuyuda jewe nkaba ari Umusamariya unsabye amazi ute kandi tunenana? Yesu aramubwira ngo niba wari uzi impano y'Imana ukaba wari uzi no gusabye amazi wari wakampaye nawe warangiza ukansaba ayandi naguha ku mazi y'ubugingo uyanyoye ntazongera kugira inyota. Ngo mugore aravuga ese ayo mazi urayakura he? Kwiriba ari rirerire kandi sogokuruza Yakobo yarifukuye akaba yararinyweye n'amatungo ye n'abamukomokaho, none wowe umurusha iki? Cyangwa uravomesha iki kwiriba ari rirerire? Yesu aramubwira ngo umugore nizere uramubwira ngo ngaho mpakura ayo mazi kandi Yesu aramubwira mbere yo kuyamuha ndayaguha uko ugejeje umugabo wawe hano. Aramubwira ati ubwo ndebe nta mugabo mfite. Yesu ati okay uvuze ukuri kandi uvuze ukuri icyo cyo kwawe ngiye kwambara yumvise ukuri na batanu wari ufite muri iyi minsi sabawe n'uwo mwararanye ijoro nawe si uwawe. Yesu azi ibyawe, Yesu azi ibyawe. Ntabwo izi iby'abantu kuko azi ibitubamo byose. Noneho uwo mugore aravuga ati waba uri umuhanuzi se Mesiya wavuze ko azaza? Wamusubiza ngo mugore igihe tuvugana wamubwira ngo reka nkubwire mwebwe wo musenga ibyo mutazi agakiza kaba mu Bayuda. Imana ni umwuka iyo mwashakishije mu Kayiburi. Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Yiba utagira ukuri Imana usenga ntayo uzi. Yadoshoza pa yiba utagira umwuka we Imana usenga negative. Reka sababwiza ukuri kandi ako kantu niko duhuriyeho n'Imana. Nuhumeka ni akantu kakwereka ko Imana yakuremye kuko Imana ari umwuka. Uwakwambura wahumekaga nubwo waba ufite Kigali yose ari iyawe ntiwaza baguhamba bakakujyana Rusororo kuko agace kitwa ubumana kari kakurimo gasohotse. Ni ukuvuga ngo ikintu gituma umuntu avuga ngo uzi ico n'ico ni uyu mwuka. Ikintu gituma umuntu agura imodoka ni ukubera umwuka umurimo. Ikintu gituma umuntu ahagaze ahagaze ni ukubera umwuka. Iyo rero bari barayobewe Yesu aza kuyibasobanurira arababwira ati mwe kuguma kuyiyoberwa. Imana ni umwuka, abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Ndayibabwiye bigira inyundo Fabiane Yesu w'i Nazareti niwe wayisobanuye asobanurira Imana abantu bari barayobewe. Uwo Yesu rero niwe mpagaze hamwe kandi kumuhamya ni ukwiteganyiriza. Abamuvuzeho bose
uko bagiye bamuvuga Imana ibaha amahoro n'imigisha. Kuko iyo uvuze Yesu byanga Yesu ntabwo ari injegajege, ntabwo ari umwami utererana ingabo ku rugamba, ntabwo ari umwami utazi kwisobanura. Kuko mu mujyi wa Damasiko yarahagurutse arivugira, abaza Sawuli ngo Sawuli undenganyiriza iki? Arihagije rero, arihagije kandi dusome ndugu wapendwa. Wewe turacyafite akanya humura. Urasoma Matayo ibice 10 murongo wa 24 kugera kuri 33. Matayo ibice 10 umurongo wa 24 kugeza kuri 33. Yesu abagirire neza kandi mukoze umurimo utoroshye. Matayo ibice 10 umurongo wa 23 kugeza kuri 33. Inyandiko y'ibiti nibabarenganyiriza mu mudugudu umwe muzawugire mu wundi. Yego ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Umwigishwa ntarutumwigisha kandi n'umugagu ntarutashebuja. Birahagije kumwigisha amera nk'umwigishwa, n'umugaragu akamera nka shebuja, akajya agera ikirenge mu cya shebuja. kandi niba bisa nyir'urugo Belizebuli, niba Yesu aramwitaga agakoreshwa n'amadayimoni bakamwita umutware w'abadayimoni, abari mu rugo rwe, abari mu rugo rwe uvuze uko ushaka, ibyo ntacyo bitwaye rwose. Soma. nuko ntimuzatinye kuko ari ntacyo cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Nuko ntimugatinye kuko ibintu bitwikiriye byose bizatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana, kandi ikintu gihishwe cyose kizamenyekana. ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro. Ibyo yagendaga ababwira abantu badahari abatuma kujya babivuga ku mugaragaro, nanjye bakazamuka ibyari nibyo mwongorera muzabirangurura hejuru y'amazu. n'ibyo mwajyaga muvuga mwongorerana. Arasaba ko noneho hari igihe kizajya ku mugaragaro ukabivuga. kandi ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Kandi arababwira ati ntimuzatinya n'abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Ubu umuntu yapfuye, nyuma y'ubu buzima hari ubundi. ahubwo Yego mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri gehinomu. mujye mutinya ushobora kurimbura umubiri n'ubugingo akajugunya mu muriro wa Gehinomu. mbese Ibiswi bibiri ntibabigura iputa rimwe, yego ariko nta kimwe kigwa hasi ngo gipfe so hatabizi. soma. ndetse n'ibizo byabo bizenyirabaze yose arayizi. nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. kuko abantu baruta ibiswi babirusha agaciro. umuntu wese uzamamiriza imbere y'abantu, umuntu wese ugiye kujya hamya Yesu imbere y'abantu, ndamuhamije nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, umuntu uziyakumwihakana imbere y'abantu, nanjye tegure ko bizamugaruka. nanjye azamwihakana nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. imbere y'Imana iri mu ijuru. Niteganirije kandi nawe ndagusaba diporome umuntu ayikorera ku giti cye. Yego se, kandi ntushobora gupfa ngo irage umwana wawe. Kwiga amategeko y'umuhanda batubwiraga ko perimi iyo bayiguhaye, iyo abaganga batatu bemeje yuko utakibashiye kureba, umwe ari we wamwishakiye, abandi babiri umwe ashakwa na leta, abandi babiri bagahitamo umwe bakamushaka. Bavuga ko abo abaganga batatu aribo batanga uburenganzira bwo kukwaka perime yawe ugasubira mu kigo cyayitanze. Niko amategeko y'umuhanda nayize. Ni ukuvuga rero iyo kujya mu ijuru cyangwa diporome yawe ntiwayiraga
umwana wawe kandi kujya guhamya Yesu ni igiporoma umukoreye uramuka umuhamije imbere y'abantu nawe azaguhamya imbere ya se mu gihugu cy'ijuru avuga ati nguyu uwampamije nguyu nuko nimwiteganyirize mujye mubwira abantu ko Yesu ari umwami n'umukiza. Reka turebe icyo Mose yamuvuzeho. Yego se buriya abadamu ni abakunzi ngeze ahantu agumye mbona abadamu ari benshi. Yego se Imana ibaha amahoro n'imigisha bitewe n'uko uzahaguruka gushinja abavuye mu isi ari umugabekazi wo mu gihugu cya Esheba, kuko ngo yatanze iwabo mu gihugu cya Esheba no kureba ubwenge bwa Salomo. Aremera aratega aza mu Isirayeli kureba ubwenge bwa Salomo, wahageze amenya ubwenge Salomo afite. Bibiliya rero Yesu yavuze ngo uwo mugore ku munsi w'amateka niwe uzahaguruka gushinja abavuye mu isi, kuko Yesu aruta Salomo. Abantu baje mu giterane mukaba mwumva ibya Yesu abagirire neza, uwo mugore ntazabashinze. Nagakibashiriye mweho muranwesuye murarokotse ntazabashinze abadamu mwaje mujye mukunda ibiterane. Reka turebe icyo Mose yamuvuzeho avuga kuri Yesu. Sigaje iminota 3. Wowe soma vuba ngo tugende. Yohana ibice 3 uhere ku murongo wa 1 ku 21 wihute turangize igihe. Yohana umurongo wa mbere kugeza ku wa 13 kugeza ku wa 23. Mbere na mbere hariho jambo. Ni ibice 3 zose. Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza 21. Soma umurongo ibice 3 umurongo wa mbere. Ibice 3 umurongo wa mbere. Hari umuntu muravuga ngo iki? ibyandiko tembo. Hari umuntu witwaga Nikodemo. Wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo. Yego. Umutware wo mu Bayuda. Yari umutware yumvise umuntu ujagageze. Uwo nawe yasanze Yesu n'ibyo aramubwira ati yanze kugenda ku manywa abantu batamubona agenda bwije. Aramubwira ati mwigisha uzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana. Turabizi kandi yanze kubivuga ku manywa, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, ariko ntawe ubasha gukora ibimenyetso dukora. yigeze wigiza akiza abarwayi, yigeze wakijije wa mugore we watubwiye wari umaze imyaka 12 abaganga ba keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati nushupaka wa Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe bwa kabiri azabasha adashobora kuzabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramusubiza ati nawe afata ijambo arasubiza ati mbese umuntu yabasha atakubyarwa ubu nabasha kubyarwa buze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. ubu nasubira mu nda ya mama nkakwirwamo nkabyarwa. Yesu aramusubiza ati Yesu aramubwira ati reka mbwire ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka umuntu utarigera abyarwa n'amazi n'umwuka azabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. ashobora kumenya ikirere tuzanyura mu gutaha. Ikibyarwa n'umubiri ikintu cyabyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka witangazwa n'uko nakubwiye yuko bidakwiriye kubyara ubwa kabiri. witangazwa n'uko mubwiye kuzabyarwa ubwa kabiri. umuyaga mubona namwe uhuha ushaka, urahuha abantu bakabona n'inzu zizamuka, ugomba guhuha kwabo ariko ntumenya wumva cyangwa ujya. abantu bakumva uhuha bakabona n'ibyo wangije ariko ntibamenye ngo urasute cyangwa urajya hehe. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. umuntu wabyawe n'umwuka wese aba ameze. Yesu aramusubiza ati itakufa ibyo byashoboka bite? soma muki. Yesu aramusubiza ati
umwigisha w'Abisirayeli ukigisha abantu ibiterane ukabiyobora ukigisha abantu bagafashwa ukaba utazi ibyo byose. ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi tuvuga ibyo twabonye yuko twe tuvuga ibyo tuzi niyo twihanyaga kandi tukavuga n'ibyo twabonye. nyamara nimwemere ibyo duhamya. aravuga ati nyamara nimwemere ibyo duhamya. ubwo nabwiye iby'isi nimwemere. ubwo Yesu yavuze iby'isi abantu ntibabyemere. nababwire iby'ijuru muzamera mute. navuga iby'ijuru nabyo turashobora kubyemera. nawe azamutse ngo ajye mu ijuru. ngo nta muntu urazamuka ngo agende bitatubwira amakuru. keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru. aravuga ati keretse jyewe wavuyeyo kandi ndabibabwira nabyo akamanuka akaza hasi. kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yesu akwiriye neza. Abisirayeli bigize kurusha bose baramurusha. Murakoze muvandimwe. Baramurusha, Imana iraraka ibaterereza inzoka. Kanyongezo. Inzoka zibariye barataka kuko Imana ari inyambabazi. Babwira Mose bati turashize. Mose Imana yamubwira ngo ugende utunge inzoka zajya uko zisa. ngo uhite ureba inzoka mu muringa ugenda ushinga igiti kirekire cya mikoro 50 umanikeho iyo shusho y'inzoka uwatangarize ngo inzoka irumye wese ajye yirukaza apfukame arebe cya gishushanyo uburibwe bukiri. nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu rero uw'inzoka iriye wese akagenda agapfukama akareba agakira uburibwe, niko Yesu yagombaga kuza nawe akazabambwa bakamumanika ku musaraba. umuntu uhuye n'ibibazo by'ibyaha agapfukama akinginga Yesu akamukira iyo misaraba yose. Yarakoze rero umuvandimwe kugira inyundo.